uyu muntu rero Yesu yagiye kwishakira, nagira ngo nkumenyeshe ko hari imbaraga abikwamo. Izo mbaraga zikora iyo bibaye ngombwa ko zikora. Reka nkumenyeshe yuko mu mukozi w'Imana habamo imbaraga zidasanzwe. Ikindi, izi mbaraga ziba mu mukozi w'Imana ntago zishotorana, zikora iyo bibaye ngombwa ko zikora. Muntu w'Imana, niba warahamagawe n'Imana, nagira ngo nkumenyeshe ko utakwiye kwirwanirira. Hari Imana izakurwanira, hari imbaraga ziri muri wowe zizarwana, zizakurwanirira igihe urugamba ruzaba rumaze kugera aho rusembura izo mbaraga. Yesu ashimwe cyane. Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Reka nongere mbifurize amahoro y'Imana nshuti bene data mukurikiye Ikamba Calvary TV. Turabashuhuje mwese abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'abari ku migabane itandukanye. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Ni Pastor Prote ubasuhuza kandi ubifuriza amahoro y'Imana. Ndagarutse rero kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza. Mureke rero tubanze dusenge. Mana, turagushimiye kubw'uburinzi bwawe buba ku bugingo bwacu. Tugushimiye ko waturinze imyaka yose itambutse ku bugingo bwacu, kandi turagushimiye ko ufite gahunda yo gukomeza kuturinda none n'iteka ryose. Tugeze mu mwanya mwiza rero wongeye kutugaburira ibyo kurya bitunga ubugingo. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo umuntu wese uzakira kuri ibyo kurya bizamubere nk'umutsima uzamutunga ubuzima bwe bwose, mu izina rya Yesu, amen. Reka dukomeze tubifurize amahoro y'Imana, kandi nukuri turabakunda. Tubifurije rero n'ubundi intangiriro z'umwaka nziza, z'umwaka w'ibihumbi 2021, kandi reka mbibutse ko mugomba gukomeza kugirira Imana icyizere. Yabarinze muri 2020, izakomeza no kuturinda. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 63:16, haravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli akaba atatwemera, ariko Imana ni umubyeyi wacu. Nagira ngo nkwibutse yuko nubwo waba uri imfubyi mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka ufite umubyeyi, mu izina rya Yesu. Uwiteka rero akugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma twumve icyo Imana itugambiriyeho. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya 2 cy'Abami. Turasoma ibice byaho, igice cya mbere, ndetse dusome umurongo wa 9, dusome no tugeze ku murongo wa 11. Abami ba 2 igice cya mbere umurongo wa 9 tugeze kuri 11. Mureke dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo umwami aherako amutumaho umutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Aramanuka amusanga aho yari yicaye mu mpinga y'umusozi, aramubwira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya aramusubiza ati, Eliya asubiza uwo mutware w'ingabo 50 ati, niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. 11. Umwami arongera amutumaho undi mutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Araza aramubwira ati, yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka vuba umwitabe. Eliya aramusubiza ati, niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo nahaye umutwe cyangwa se insanganyamatsiko igira iti, imbaraga ziba mu mukozi w'Imana. Imbaraga ziba mu mukozi w'Imana.
mwene data, nagira ngo nkwibutse ko niba warahamagawe n'Imana, Imana ikakugirira icyizere, Imana yagushyizemo imbaraga, kandi imbaraga ziri muri wowe ntago zisanzwe. Nuhura n'umuntu wahamagawe n'Imana, uzamenye ko uwo muntu ubuzima waba umurebamo ubwo ari bwo bwose, aho waba umurebera aho ariho hose, ariko uzamenye ko uyu muntu arimo imbaraga zidasanzwe. Nusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ibice 9 umurongo wa ngira ngo ni kuri 57, uzahasanga ukuntu Yesu yari ariho agenda akora imirimo n'ibitangaza. Umugabo umwe ngo aramureba, aramubwira ati ndagukurikira aho ujya hose, ariko Yesu arangije aramureba, aramubwira ngo wa mugabo we ko ingunzu zigira imyobo, ibiguruka mu kirere bikagira ibyari, jewe umwana w'umuntu ko ntagira aho ndambika umusaya, urankurikira ngo ushyirehe. Usanga uyu mugabo batarigeze bagendana, ariko Yesu akomeza urugendo. Ageze imbere gato ahura n'umuntu wibereye muri gahunda ze, ariko Yesu amurebye asanga nuwo kubikwamo imbaraga, asanga nuwo gukoreshwa. Yesu arangije amukora mu bitugu, aramubwira ngo wa mugabo we nkurikira. Kuko uyu mugabo atarasobanukiye iby'umuhamagaro, atarazi Yesu, arangije arahakana, aranamubwira ati reka mbanze nje guhamba data, kandi yarabeshyaga ntiyari yapfushije. Ariko Yesu aramureba kuko hari icyo yamubonyemo ikigega cy'imbaraga zazagira umumaro mu gihe runaka. Aramubwira ati wa mugabo we nkurikira. Yesu arangije aramubwira ati reka abapfu bahamba abapfu babo, wowe ngwino tugire gute, ngwino tugende. Uyu muntu rero Yesu yagiye kwishakira, nagira ngo nkumenyeshe ko hari imbaraga abikwamo. Izo mbaraga zikora iyo bibaye ngombwa ko zikora. Reka nkumenyeshe yuko mu mukozi w'Imana habamo imbaraga zidasanzwe. Ikindi, izi mbaraga ziba mu mukozi w'Imana ntago zishotorana, zikora iyo bibaye ngombwa ko zikora. Bagenda kimwe n'abandi, bajya ku masoko amwe kimwe n'abandi, biga hamwe n'abandi, bageragezwa kimwe n'abandi, ariko muri bo habitsemo imbaraga. Umukozi w'Imana wamutuka akitambukira akigendera, wamusebya akitambukira akigendera, wamukoraho ibyo ushatse akitambukira akigendera. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko ubu utararenga umurongo, muri we habitsemo imbaraga zidashotorana, zikora iyo bibaye ngombwa ko zikora. Haleluya, haleluya. Muri we habitsemo imbaraga. Ijambo dusomye ritubwiye ku mugabo witwa Eliya amanura umuriro mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Uyu nguyu ni umwami bita Ahazi, wakoze impanuka, arangije ngo ava mu idirishya yitura hasi, arangije aravunika, ngo aza gukurizamo uburwayi bukomeye. Aza gutuma abagaragu be ababwira kujya kumuraguriza aho bita Ekuroni, ni mu gihugu cy'Abafilisitiya, ku kigirwamana cyitwa Ekuroni mu Bufilisitiya. Arangije Imana imaze kubona ko uyu mwami bita Ahazi yasuzuguye Imana, atamenye ko muri Isiraheli hari Imana yakiza umuntu uburwayi, akaba agiye kuraguza mu banyamahanga. Imana ihamagara umugabo bita Eliya, iramubwira ngo hagarara hariya mu nzira, hari abantu bansuzuguye kandi bashaka kunsuzuguza no mu mahanga, ubatangire bataragera iyo bajya. Arangije Eliya ngo araza hagarara mu nzira mu mpinga y'umusozi. Abagaragu b'umwami barahanyura bagiye kuraguza mu banyamahanga. Eliya arangije arabahagarika. Amaze kubahagarika, arangije arabwira ati musubireyo, mugende mubaze shobuja ngo muri Isiraheli nta mana yakora imirimo n'ibitangaza, muri Isiraheli nta mana yakiza ubumuga. Haleluya. Nagira ngo mbamenyeshe ko muri Isiraheli hari Imana yakiza iki? Ubumuga. Imana yacu niyo kwizerwa. Imana yacu ikora imirimo n'ibitangaza. Iyo wizeye ibintu byose, Imana ishobora kubikora ku bugingo bwawe. Niyo mpamvu Yesu yakoreshaga ijambo rivuga ngo genda bikubere uko wizeye. Aba bagaragu Eliya basubizayo. Amaze kubasubizayo, baragenda babwira shebuja bati duhuye n'umugabo mugufi ufite impwemwe, aratugaruye, aratubwiye ngo nta nubwo uzabaho, atubwiye ibintu byinshi cyane ngo iyo ndwara izakwica. Arangije umwami arababaza ati uwo mugabo muhuye ameze ate? Arangije bamuha amakuru uko bamubonye. Ni umugabo ufite impwemwe, ni umugabo
mugufiya, ni umugabo ushize amanga, ni umugabo ufite inkoni y'icyuma, ni umugabo ukenyeje umukandara w'uruhu. Arangije Eliya umwami ngo aramumenya, ngo aravuga ngo uwo ni Eliya wita Ishubi. Arangije umwami ngo afata umugaba w'ingabo 50, umutware utwara abasirikare 50, aramubwira ati mugende munyure muri iyo nzira, mufate uwo mugabo watangiriye abagaragu banjye mumunzanire, narangiza aze mubaze impamvu ashobora gusuzugura umwami bigeze aho ngaho. Barangije umwami arabatuma, baragenda. Bakimara kugera aho Eliya ari, basanga Eliya yiteguye, nta bwoba afite, kuko azi ko muri we harimo imbaraga zitavogerwa. Haleluya. Arangije baramubwira ngo muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana koko nk'uko mubivuze, umuriro numanuke mu ijuru ugutwikane n'izo ngabo 50 uyoboye. Bibiliya yatubwiye ngo ako kanya umuriro umanuka mu ijuru utwika ba basirikare bose barapfa. Barangije amakuru aza kugera ku mwami ko ba basirikare bapfuye. Arangije ngo atumundi nawe uyoboye ingabo 50, baragenda babwira Eliya ngo muntu w'Imana, umwami aratubwiye ngo manuka umwitabe. Arangije Eliya avuga amagambo nk'aya mbere, aravuga ngo niba koko ndi umuntu w'Imana, umuriro numanuke mu ijuru, nurangiza ugutwikane n'izo ngabo zawe uko ari 50. Ako kanya ngo umuriro umanuka mu ijuru urabutwika, utwika na za ngabo ze zose. Ibi bisobanuye ko muri Eliya nubwo abantu bamurebaga bakabona ni umuntu usanzwe bakamusuzugura, ariko muri we hari habitsemo imbaraga zidashotorana. Nyamara igihe cyazo cyo kugaragara zaje kugira gute? Zaje kugaragara. Mu mukozi w'Imana rero habitsemo imbaraga. Muntu w'Imana, niba warahamagawe n'Imana, nagira ngo nkumenyeshe ko utakwiye kwirwanirira. Hari Imana izakurwanira, hari imbaraga ziri muri wowe zizarwana, zizakurwanirira igihe urugamba ruzaba rumaze kugera aho rusembura izo mbaraga. Yesu ashimwe cyane. Navuze ngo umukozi w'Imana wamusuzugura, wamukarasa aho ushaka, ariko hari umurongo udashobora kurenga muri we, kuko habitsemo imbaraga zikomeye cyane. Ntabwo imbaraga zibitse mu bakozi b'Imana, imbaraga zibitse mu banyamuhamagaro, imbaraga zibitse mu bahanuzi, imbaraga zibitse mu bayobozi, imbaraga zibitse mu bashumba, imbaraga zibitse mu wari we wese Imana yahamagaye. Ntabwo ari imbaraga zasohoka cyangwa ngo zigaragaze zigiye guhangana n'umuntu wajunguje ururimi agasebya. Ntabwo ari imbaraga zasohoka zigiye guhangana n'umuntu wasohoye igitutsi agatuka. Izo ni imbaraga ziri muri we, ni imbaraga zikomeye cyane, ni imbaraga kirimbuzi. Eliya abantu baramusuzuguraga, ariko nyamara bigeze aho barenga umurongo ngo umwami arakudutumye. Yarabisobanuye, aravuga ati nk'uko mubivuze, niba koko ndi umuntu w'Imana, umuriro numanuke. Mwene data, wishaka kwirwanirira, bakuvuze bareke bakuvuge, bagututse bareke bagutuke. Nibarenga umurongo, nagira ngo nkumenyeshe ko hari imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Ntago wowe uzigera umenya ko igihe cyo gukora cyageze, ahubwo imbaraga ziri muri wowe ziragucungira. Igihe kizagera zisohoke zikurwanirire nk'uko Eliya byaje kumugendekera. Abasirikare bamaze gupfa, amakuru ageze ku mwami ko abasirikare bose baje inshuro 2 bapfuye. Umwami arangije ngo atumundi nawe utwaye abasirikare 50. Arangije cyakora wagenda mu bwenge, aragenda ngo abonye abagenzi baho baguye, agenda yaciye bugufi, ahamagara Eliya aramubwira ati muntu w'Imana, ibyabaye turabireba, twamaze kumenya ko muri wowe harimo imbaraga kirimbuzi, harimo imbaraga ziruta imbaraga ziri mu bikoresho twitwaje. None twagira ngo tukwinginge wemere rwose ujye kureba umwami, aharaho nawe yamenya ko hari imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga. Eliya yaje kujyayo, kandi ageze ibwami yagiye ari muri za mbaraga. Agezeyo yabwije umwami kuri, kandi nk'uko Eliya yari yabisobanuye, byaje kurangira uyu mwami bita Ahazi ya ndwara atayizize, ahubwo yaje kumuhitana bitewe n'uko yari yasuzuguye Imana ya Isiraheli. Nagira ngo nkumenyeshe
mbamenyeshe rero ko mukozi w'Imana uwo nguwo ubona uri mu buzima buciriritse, uwo nguwo ubona wasuzugura, uwo nguwo ubona uri mu buzima bumeze uko nguko nawe ubona, buriya muri we harimo imbaraga, kuko iyamuhamagaye niyo kwizerwa. Nagira ngo mbamenyeshe ko Imana idashobora gukora ikosa ryo guhamagara umuntu wo kujya gupfusha ubusa cyangwa guhamagara umuntu wo kujya gukoza isoni. Imana iguhamagara hari icyo yakubonyemo, hari n'icyo igiye kukubikamo, aho kugira ngo iguhombe rero yakemera igatanga ingabo nyinshi zigapfa nk'uko yazitanze kuri Eliya. Mu mukozi w'Imana, mu munyamuhamagaro habitsemo imbaraga zidasanzwe. Kabone nubwo waba utuye aheza haruta hatuye, na Eliya mubonye ko yabaga mu ishyamba hariya, ndetse ngo yari n'umusuhuke waho bita Tishubi, ariko nuba yari ubwo yari umusuhuke yarabitse imbaraga, yari ikigega cy'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nusoma ijambo ry'Imana mu gitabo n'ubundi cya kabiri cy'Abami ibice byaho 6, nushaka urehere ku murongo wa 19, uraza gusanga umugabo bita Elisa, nawe wari ubitse imbaraga zidasanzwe muri we. Uyu nguyu Elisa yari umuhanuzi wa Isiraheli. Haleluya, haleluya. Arangije uyu mugabo bita Elisa yajyaga yicara muri Isiraheli, yarangiza yicaye i Samariya akareba ibiri kubera aho bita Isiriya. Umwami w'Abasiriya ngo yajyaga ahora ahiga umwami wa Isiraheli, akamutegera mu nzira ngo amugirire nabi, ariko amakuru y'ibiri kubera Isiriya umugaragu w'Imana Elisa akabimenya ari Samariya. Yarangiza ngo agatuma ku mwami akamubwira ati wategewe ibunaka ntuze kuhaca. Umwami yashyiraho inzego z'iperereza bagasanga koko aho ntihategewe. Bibiliya iratubwira ngo yagiye akiratyo ngo si rimwe si kabiri. Umwami w'Abasiriya ngo aza guhamagara ibyegera bye, arazibibaza ngo ariko nta cyitso tugira muri Isiraheli gituma amabanga yacu ameneka, aho twategeye ntituhavumburire. Ngo baramubwira ngo nta muntu tuhafite, ahubwo muri bo harimo umuntu ubitsemo imbaraga muri we zidasanzwe. Muri we harimo umuhanuzi bita Elisa, niwe uvuga ibyabereye hano mu murere akabibwira umwami. Niyo mpamvu aho tumutegeye tutahamubonera. Arangije ngo atuma ingabo, arabaza ati nihe hatuye. Barahamubwira bati noneho mugende murari ijoro mujye kumufata, nimurangiza mumuzane. Ingabo zaraye ijoro ryose zagiye gufata umuntu umwe ubitse imbaraga muri we zidasanzwe. Imana yahamagariye kubikamo imbaraga kandi zizayubahisha, zidashotorana, ariko bizaba ngombwa igihe kikagera zikigaragaza. Ngo barara bamuraririye. Mu gitondo cya kare umugaragu wa Elisa arasohoka asanga ingabo zuzuye ku musozi, ku marembo ahantu hose zahagose. Arangije ngo asubira mu nzu abwira shebuja ati hanze kabaye twagoswe. Arangije ngo Elisa abwira umukozi we ati humura, muri twebwe habitsemo imbaraga, harimo ingabo zo guhangana na ziriya ngabo ubonye, kandi twebwe imbaraga ziturimo ni imbaraga zikomeye. Arangije ngo arasenga ngo abwira Imana ngo Mana, uyu mugaragu wanjye muhumure amaso, amenye imbaraga ziri muri twebwe, amenye ko turindwe, amenye ko tutavogerwa. Ngo Imana imukora ku maso, agiye kubona ngo abona umuriro wuzuyeho ngo amagare n'amafarashi by'umuriro byicayeho ingabo zirinze Elisa. Ako kanya ngo Elisa arasohoka ajya mu kazi ke ko guhanura nk'uko bisanzwe. Ageze hanze ingabo ziraza, zirangije zibaza Elisa ngo ntimwaturangira umuntu bita Elisa w'umuhanuzi utuye intangaha. Elisa ahamagara ijuru, ahamagara za mbaraga ziri muri we. Arangije arazibwira ati izi ngabo zose muzihuma amaso. Imbaraga ziri muri Elisa zihuma za ngabo zose amaso. Elisa arangije arazibwira ati rero uwo Elisa ntabwo ashakirwa inahangaha, uyu si wo mudugudu atuyemo, iyi si yo nzira mwagombaga guca, ahubwo nimunkurikire mbageze kuwo mushaka. Imbaraga ziri mu mukozi w'Imana Elisa zatumye aba basirikare bose b'Abasiriya Elisa bajya imbere. Arangije arababwira ati nimugire gute, nimunkurikire. Mwumvise imbaraga ziri mu mukozi w'Imana ziruta imbaraga zindi musanzwe mubona.
ni imbaraga zikaze cyane. Baramukurikiye aragenda bageza i Samariya, nta nkoni, nta mbunda, nta kindi kintu. Bitewe n'iki? Mu mukozi w'Imana habitsemo imbaraga zidashotorana, zikora iyo bibaye ngombwa ko zigize gute, ko zikora. Mwene data rero, ubuzima waba urimo ubwo ari bwo bwose, humura, niba Imana yaraguhamagaye, muri wowe uko wasuzugurwa kose, hari umunsi Uwiteka azabikuraho. Hari umunsi imbaraga ziri muri wowe Uwiteka azazigaragaza, bagutuke, bagusebye, baguca amazi, bagusuzugure, bakuvuga uko biboneye. Ntabwo imbaraga ziri muri wowe, imbaraga Imana yakubitsemo, ntabwo zasohoka, ntabwo zakigaragaza kujya guhangana n'umuntu. Ntabwo imbaraga ziturimo zisobanura. Iyo igihe kigeze, bwo ubwazo ziraza zikisobanura, kandi zarangiza zikagutereka aheza. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu. Nuza gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cy'Abami ibice 18 umurongo wa 30, uraza kuhasanga n'ubundi uyu mukozi w'Imana bita Eliya, aho bita ku musozi wa Karumeli. Eliya yari yibereye aho ngaho, arasuzugurwa, abantu bakamubona bakagira ngo ni umuntu usanzwe, ndetse muzi ko yari yarahagaritse imvura arayitwara, igihe kiragera yaje kuyigarura. Ariko igihe kimwe aravuga ngo, muri jyewe ndashaka kugaragaza imbaraga z'Imana, ndashaka kubahisha Imana muri iki gihugu. Atuma ku mwami aramubwira ati, nubwo hari izindi mana mwiringiye, hari izindi mana mukorera, hari izindi mana mwizera, imana z'abanyamahanga, imana zakozwe n'abantu, ariko dufite Imana ishobora byose. Imana yahagaritse imvura kandi ikanayigarura. Imana yaremye umuntu ikamuha umwuka. Imana irinda umuntu, Imana irinda imfubyi, Imana ikura umuntu kwa muganga, Imana isaga umuntu muri koma ikamurwaza, Imana ibana n'umuntu mu kato, Imana irinda umuntu mu buzima runaka, Imana irindira umuntu mu nda ya nyina, yarangiza akavuka ikamukuza. Hari imbaraga z'iyo Mana. Arangije aramubwira, tuzahamagara abahanuzi bavuga iby'Imana mwizera, hanyuma duhurire i Karumeli, hanyuma niturangiza tuzahamagare imana zacu, hanyuma Imana izasubirisha umuriro igitambo kigashya, tuzaba ariyo dukurikira. Umwami ahamagara abahanuzi bose bo mu gihugu, arangije ahamagara n'abahanuzi batambira ibitambo by'Imana zabo z'ibigirwamana za Dagoni na za Sheri n'ibindi. Bahurira aho bita i Karumeli, bafata inka bazishyira ku bitambo, ku bicaniro, bahera mu gitondo saa 3 bahamagara Imana, ariko imana zabo zanga kumva. Bigeze nimugoroba nka saa 9, Bibiliya iratubwira ngo Eliya arababwira ati, noneho rero nimuhigame mbereke imbaraga zibitse mu mukozi w'Imana, mbereke imbaraga zishoboye, imbaraga zitegeka, imbaraga zihamagara umuriro, imbaraga zireherezaho abantu. Eliya arangije ngo asana igicaniro. Nagira ngo nkwibutse mwene data ko ukwiye gusana igicaniro. Reba aho igicaniro cy'Uwiteka cyasenyukiye, byasobanuriraga iki? Yabanje kwihana, afata amabuye 12 asobanura imiryango 12 ya Isiraheli yarahagarariye hariya. Arangije amaze gusana igicaniro, ashyiraho inka nk'uko byari biteganyijwe y'igitamo. Arangije aravuga ati, mutaza kugira ngo nari nabitsemo n'undi muriro muzengurutse amazi, ngo basukamo amazi n'igitambo kirarengerwa. Yavuze amagambo abiri, yaravuze ngo, Uwiteka, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana muri Isiraheli. Ako kanya imbaraga z'Imana ziri muri Eliya zimanura umuriro, uraza utwika iki? Igitambo. Abantu bose barahindukira baravuga ngo, Uwiteka niwe Mana. Mwene data, muri wowe rero habitsemo imbaraga. Wikiheba, wikiganyira, muri wowe harimo imbaraga, kandi izo mbaraga zizagaragara igihe cyo kwigaragaza. Imana y'amahoro iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Ukomeze kugubwa neza, ukomeze kwambara imbaraga z'Imana, ukomeze kwizera, kandi muri wowe nugira kwizera, Yesu yarabivuze, aravuga ngo, muramutse mugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwategeka umusozi ugakurwaho wari uhagaze ugaterwa ahandi. Nagira ngo rero nkumenyeshe ko muri wowe harimo imbaraga zidasanzwe, kandi izo mbaraga igihe kijya kigera zikigaragaza. Uwiteka nakugirire neza, Uwiteka naguhire, Uwiteka nakomeze kukwambika imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwari kumwe na Pastori Munyemana Prote. Iyi ni Ikamba Karuvari TV. Ukimara kumva ubu butumwa cyangwa se iri jambo ry'Imana, usa
urasabwa gukora subscribe, ugakora share ndetse na comment ukazishyiraho kugira ngo dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Shalom shalom.